Yesu ashimwe cyane inshuti bavandimwe mwese aho muherereye hose twabanje kubasuhuza cyane. Amahoro y'Imana ndetse n'ubuntu Imana itanga nibikomeze bibane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Dusuhuje abantu bari hano mu Rwanda badukurikirana mu turere tugiye dutandukanye ndetse no hanze y'igihugu. Itangiriro TV ni umurongo umaze kwaguka cyane urimo urakurikiranwa n'abantu bagiye batandukanye. Yego turacyafite abantu bakeya ariko urimo uragenda uzamuka cyane kandi nawe wagira uruhare rukomeye cyane kugira ngo ivugabutumwa ku Itangiriro TV rirusheho kwaguka cyane. Nawe wagiramo uruhare rwawe ukajya utumira abantu cyangwa ukajya uboherereza ukajya ubasharinga ibi biganiro dukora bagakora subscribe ubundi tukajya tubana nabo mu biganiro byose tugenda dukora buri munsi. Hari abantu rero bagenda batwereka ko tubana nabo cyangwa babana natwe, turabashimiye cyane. Hano muri Afurika hari abarundi b'inshuti zanjye rwose bamaze kuba inshuti zanjye, baranyandikira cyane kuri WhatsApp bakambwira ati rwose mutumishi utugezaho ibintu byiza cyane bikatunezeza. Abavandimwe bari Canada, bari Sweden, bari Amerika, namwe ndabashimiye cyane ko tubana umunsi ku wundi. Nawe rero ufite umukoro ukomeye cyane wo gukora ivugabutumwa usharinga abavandimwe, inshuti, umuryango kugira ngo bajye bakurikirana ibiganiro dukora hano kandi nawe bizagushimisha cyane. Impamvu kandi nanone tugarutse ni ikintu twaganiriye ku munsi w'ejo. Turimo turaganira ku ijambo ryitwa kwizera. Tuvuga ko akenshi iyo dusenga tudasubizwa ku bw'amasengesho menshi twasenze, ahubwo dusubizwa kubwo kwizera dufite. Mu bitangaza byinshi Yesu yakoze yagiye abikora akoresheje kwizera abantu bafite. Muribuka abarwayi babaga barwaye, duhereye ku kidendezi Betesida, ibyo twabisanga muri Yohana ibice 5. Ku kidendezi Betesida aho niho naho ushobora gusangaho iyo nkuru yanyuze kuri ya murwayi wari umaze imyaka 15. Yaramubajije ngo mbese ufite kwizera? Umurwayi aramusubiza ati yego. Arangije aramubwira ati ikorere uburiri bwawe wigendere. Siwe gusa n'abandi bagiye batandukanye yagiye abakiza akoresheje kwizera kwabo. Rero shyira umutima wawe mu kwizera, niwizera uzabona ibyo byose ukeneye kandi ushaka. Ikibazo tugira ni kimwe rero, kandi abantu benshi bamaze gukomereka ku buryo bukomeye cyane. Bakomerekejwe n'iki? Nuko bafashe kwizera kwabo bagukura ku Mana, ahubwo bizera abantu. Birengagiza ko Yesu yavuze ngo uwizera umwana w'umuntu agira ute? Avumwe. Bivuze ngo wakwizera umubyeyi wakubyaye akagira ute? Akagutenguha. Wakwizera inshuti ikagutenguha. Wakwizera umuvandimwe akagutenguha. Umuntu umwe wenyine gusa twakwizera ntadutenguhe ni Yesu Kristo. Impamvu uvuze ngo umuntu umwe, Yesu yaje hano ku isi abana n'abantu. Yaje nk'umuntu, aza nk'Imana. Bivuze ngo uruhande rumwe yari umuntu, urundi ruhande yari Imana. Azi ibitugerageza, azi ibyo tunyuramo, azi ibituvuna. Niyo mpamvu yafashe mbite ndigarura kuri rya jambo ry'ejo bundi twaganiriye nanone, turimo turavuga ku bushuti n'ibindi bigiye bitandukanye. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo mwebwe rero ntabwo nkibita abagaragu. Arabasobanura, aravuga ngo impamvu nta yindi, umugaragu ntabwo ajya amenya icyo shebuja atekereza. Arababwira ati ariko mwebweho muri inshuti zanjye. Ni ukuvuga ngo Yesu yatugize inshuti. Ku bantu bakunda kuririmba indirimbo zo mu gitabo, hari indirimbo ya nomero ya 35 ivuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Bivuze ngo nta ruhare wabigizemo, bivuze ngo nta ruhare na rutoya dufite
mu kuba abavandimwe ba Kristo, ahubwo Kristo ubwe niwe watugize abavandimwe. Bivuze ngo uyu munsi wa none turabavandimwe na Yesu Kristo. Iyo wemeye, iyo kuba umuvandimwe na Yesu Kristo, ntabwo Yesu Kristo azaza avukire kwa Mutemberezi, avukire kwa Ndayisaba, avukire kwa Ndayizeye n'ahandi. Ntabwo aho ngaho ariho Kristo azavukira. Twebwe ibyo byose ni ibintu bikorerwa muri kwa kwizera kwacu. Iyo twizeye ni ibintu biba connected. Yego, ntabwo ari ibintu tujya gushakisha, tujya guhiga. Wowe ikintu usabwa ubundi rega ni ukwizera. Udafite kwizera ntabwo wakwemera Imana kwibaho. Cyo ni cyambere. Niyo wayemera yaba ari ku munwa, yaba ari ku magambo. Ariko uyu munsi wa none ndakubwira ijambo ryitwa kwizera. Rero ugomba kwizera, ukizera Kristo wenyine, ukamenya icyambere. Iyo wamwizeye ashobora gukoresha icyo ari cyo cyose akakugeza aho yagambiriye kukugeza hose, cyangwa aho wifuza kugera hose. Yakoresha icyo ari cyo cyose, yakoresha uwo ari we wese kugera ahakugeza. Reka mbabwire ijambo rimwe. Iyo dusenga akenshi hari ijambo ryigeze rihitinga cyane. Ijambo ryavuze ngo, abantu bakunda kuvuga ngo agaciro ni amavuta. Agaciro ni amavuta. Yego, ntabwo ngewe nemeranwa nabo ijana ku rindi. Impamvu ni iyihe? Ntabwo agaciro ari amavuta, kuko ababitubwira ni benshi, kandi ntabwo tuzi amavuta bavuga ari aya. Ntabwo tuzi nimba ari igikoto, ntabwo tuzi nimba ari ubuto, ntabwo tuzi nimba ari amamesa, ntabwo tuzi amavuta. Agaciro k'amavuta baba bavuga ntabwo tujya tumenya ngo ni akahe, kuko ayo mavuta ntabwo ari amavuta abasha kugaragarira ijisho ry'umuntu. Agaciro ni iki? Agaciro ni imbuto zo kwizera umuntu aba afite. Iyo ufite imbuto z'agakiza, iyo ufite imbuto zo kwizera, ukaba ufite izo mbuto, ukaba uri umuntu wizera, ukaba uri umuntu ufite agakiza, iyo ufite ziriya mbuto zose, niko gaciro ka mbere umuntu aba afite. Icyambere, kwizera cyangwa agakiza, imbuto z'agakiza zakuzanira amavuta, ariko ntabwo amavuta yakuzanira, ntabwo yakuzanira imbuto z'agakiza. Sinzi nimba icyo ngicyo tucyemeranywa cyane. Kwizera cyangwa se imbuto z'agakiza ufite zakuzanira amavuta, ariko ntabwo amavuta yakuzanira imbuto z'agakiza. Aho ngaho turahumvikana cyane, ndayizera murahumva cyane. Rero abantu benshi barakomeretse cyane, bakomeretswa nuko bizeye aho batagombaga kwizera. Ni wizera Kristo azakugeza kuri buri kimwe cyose, ndetse azakoresha na za nshuti zawe, cyangwa azakoresha n'aba bandi bose bari hejuru yawe cyangwa bari imbere yawe. Isanishe cyangwa se genda wowe soma Bibiliya, numara gusoma Bibiliya urebe ngo Kristo yagenda gute, Kristo yakora gute. Ahubwo wewe wikonekite mu mavuta ya Kristo, wikonekite ku mbuto ze yeraga hirya no hino mu bantu hose. Ziriya mbuto abarizo wikonekita, bizagufasha, bizakugeza kure, ndetse bizagutabara cyane cyane. Reka mbabwira akantu gatoya. Jewe nigeze nizera abantu, kandi nari mbafite, ariko igihe kimwe narazindutse mu gitondo, bantu bose ndababura. Nta muntu n'umwe nigeze mbona, bose narabashakishije ndababura.
ndababuze mbakeneye, ariko igihe ntari mbakeneye ba bantu bose baragaruka. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo Kristo wenyine niwe uba mu ruhande rwose, aho mukeneye hose murabana, aho mushaka hose murabana. Ariko umuntu mubana mu byiza, ariko iyo mugeze ahantu hakomeye agira ute? Aragusiga. Akenshi hari igihe ukora nk'ikintu cyiza, abantu bakagukomera amashyi, bakaguha felicitation nyinshi cyane, bakakuvugiriza impundu nyinshi cyane. Samweli, Yeremiya Imana imuhamagara, yamuhamagaye Yesaya amaze gupfa, kandi Yesaya yari amaze gupfa urupfu rukomeye cyane. Bamukatishije urukezo aho yari hihishe mu giti, arapfa. Imana ihamagara Yeremiya. Imaze guhamagara Yeremiya ntiyabikunda, ariko abyinjiramo aravuga ati ubwo Imana impamagaye reka ninjire mu muhamagaro. Umunsi wa mbere rero yinjiye mu ivugabutumwa, abantu bamuvugirije impundu nyinshi cyane, bamukomera amashyi menshi cyane. Ashyitse abwira Imana ati ayi data we, wakoze, wagize neza, uyu munsi wa none nabonye ineza yawe, abantu bankunze, abantu bankomeye amashyi, abantu bamvugirije impundu. Imana iramubwira ati rero witegure, abakuvugirije impundu witegure, baraje bakuvugirize induru. Murabizi Yeremiya yanyuze mu bintu byinshi cyane, agera nawe yandika igitabo cy'amaganya, araganya cyane rwose, yandika ibintu byinshi bigiye bikomeye cyane. Rero yarahuye n'ibintu bikomeye cyane. Rero uyu munsi wa none Imana ishobora kuguhamagara, ikaguhamagarira umurimo wawe, kandi niguhamagarira umurimo kuwukora izaguhamagarira nanone mu bantu. Aho ni naho Imana izagira ute? Izaguhera imbaraga. Impamvu reka ibyo ngibyo wenda reka tubiveho, mvuga icyo nari nshatse kuvuga. Umuntu uyu munsi wa none yagukomera amashyi, akakuvugiriza impundu, ariko bwacya mu gitondo akakuvugiriza induru. Yego, niyo mpamvu tugomba kwizera Imana, cyangwa ukwiye kwizera, ukizera Kristo, ukizera Imana, ukizera ibyo yavuganye nawe, warangiza ugafata kwizera kwawe ukagushyira ku Mana. Ejo bundi narababwiye ngo ntabwo dufite kwizera, kuko Yesu yaravuze ngo kwizera kwacu nitumara niyo kwaba kungana n'akabuto ka sinapi twakwimura imisozi. Ariko uyu munsi wa none ahubwo imisozi irimo irimura abantu barimo barahunga cyane, kandi twe twagakwiye kwimura imisozi. Bivuze ngo dukwiye kugira kwizera kuri ku rwego rukomeye cyane, kugira ngo tubashe kugira ibyo tubasha kwimura none ndetse n'iteka ryose. Rero bavandimwe, inshuti zanjye, mureke dukore umurimo w'Imana, cyangwa mureke kwizera kwacu tugushyire ku Mana, twe kugushyira ku muntu, kuko niwizera umuntu ejo azakubabaza, azagutagangaza, kandi rwose kubabaraho rwose uzababara ndetse cyane. Rero wikomeretswa n'abantu. Uyu munsi wa none pasiteri ukuyoboye yagukomeretsa kuko ni umuntu. Umudiyakoni cyangwa protocol cyangwa umuririmbyi muririmbana yagukomeretsa kuko ni umuntu. Ahubwo amaso yawe yahange ku Mana, niyo yonyine gusa itagukomeretsa. Ntabwo yagukomeretsa. Umuntu umwe wenyine wigeze ukomereka Imana yabigizemo uruhare, akomereka cyane bikomeye cyane, n'umugabo witwa Yobu. Ariko amaze gukomereka cyane, Imana irazimubwira ijambo rikomeye cyane, iramubwira ngo Yobu we, ni njye wagukomerekeje, ni nanjye uje kukomora. Iramubwira ngo nzakuriha ibyo wabuze, kandi nzashyiraho n'indishyi z'akababaro. Imana ishimwe cyane. Imana igituhereza indishyi z'akababaro iyo twagize kwihangana gukomeye cyane. Rero nawe uyu munsi wa none gira kwihangana, uhanga amaso yawe kuri Kristo. Ibyo unyuramo nimba Kristo ari ubifitemo uruhare, mu bigeragezo uri kunyuramo akaba ari Kristo ubifitemo uruhare, intambara uri kunyuramo Kristo akaba azifitemo uruhare, uhumure ukomere cyane, azakugira neza, azagusubiza,
azagusubiza ibyo wabuze, azaguha n'indishyi z'akababaro, azaguha umunezero, ndetse azaguha n'ibisaga n'ibirenzeho. Imana ishimwe cyane. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Nimuhanga amaso ku Uwiteka Imana, nawe azabagirira neza. Kwizera kwanyu mu gushyire ku Mana, nawe azabagirira neza. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ineza yawe reka ikomeze ibe kuri buri muntu wese wakurikiranye iki kiganiro. Reka ubwiza bwawe burasira umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro. Abarwayi ubakize, abababaye ubatabare, uwatakaje kwizera wongere umusubizemo imbaraga mu izina ryawe Yesu Kristo. Ngaho bana na buri umwe wese utugirire neza, buri wese umwiteho muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi cyane. Ikindi ntababwiye, tujya dusengera abantu hano ku Itangiriro TV, ariko umuntu aca mu gikari akatwandikira kuri iyo nimero tuba twashyize kuri screen, tukagusengera, ukaduha icyifuzo cyawe tukagusengera. Ntabwo tukwishyuza, nta kiguzi rwose tugusaba. Icyo dukora ni ugusenga Imana, Imana ikagusubiza, natwe tukazabona izo ngororano z'uko twakoze umurimo w'Imana neza. Yesu abaho umugisha.